bavandimwe, nejejwe n'uyu mwanya Imana iduhaye kandi ndabashuhuje bifuriza amahoro, imigisha ituruka ku Mana yacu bibane namwe. Tunejejwe no kongera kubana namwe muri ibi byigisho byiza. Mumaze kumenyera kuganira natwe ijambo ry'Imana biciye muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga. Tunashima Imana ko ubu buryo yabutanze kugira ngo nabwo bukore mu gihe gikwiriye, izina ryayo ntirihabwe icyubahiro. Tugiye rero gufatanya kwiga ijambo ry'Imana, aho tugiye gutangira, reka mbyite nk'aho ari uruhererekane rw'ibyigisho. Hari ibyatangiye mwakurikiranye bivuga uburyo umunyabyaha yakwakira imico ya Kristo. Ubu rero n'ubundi dusa nk'abari muri iyo njyana, n'ubundi muri icyo cyerekezo. Ngewe tugiye kuzarebana ibyigisho, aho cyane cyane tugiye kuzareba ibyangombwa by'ingenzi biranga umugenzi ujya mu ijuru. Mbere y'uko dutangira icyigisho cyacu cy'uyu munsi, mureke dusenga Imana. Uhoraho, Imana ikomeye, Imana umuremyi, Imana idukunda ku buryo butangaje, turagushimye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko waduhaye ijambo ryawe kandi ukariduha kugira ngo ritubere umuyobozi. Si ibyo gusa, ahubwo waduhaye na Mwuka Wera wo kudufasha kugira ngo tubashe kurisobanukirwa. Niyo mpamvu rero tutatinyuka kuribumbura tutishyize mu biganza byawe. Turagusabye kugira ngo ubane natwe, ari ngewe uvuga, ari umuntu uwo ari we wese uzakurikira ibi byigisho, uzamuha umugisha wawe. Kandi ubwo turi kwegereza imperuka y'ibihe, tegura imitima yacu kugira ngo tube mu ruhande rukwiriye, kugira ngo tube dufite ibikwiriye byose, ibizatuma tubasha gukura ibirenge byacu kuri iyi si tukazamuka iki kirere. Ngaho bana natwe, tukugireho umugisha muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko nababwiye rero, tugiye kuganira ku byangombwa by'ingenzi biranga umugenzi uri kujya mu ijuru. Impamvu nkoresheje ijambo umugenzi ni uko n'ubundi urugendo rugana ku bugingo ni urugendo rugereranywa n'inzira. Inzira igira itangiriro ndetse ikazanagira n'iherezo. Impamvu ari inzira ni uko na Yesu ubwe yarabyivugiye, ubwe yarivugiye ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Bivuze ngo kujya kwa Se cyangwa se kujya mu ijuru ni inzira ifite aho itangirira ndetse ikanagera n'aho isoreza. Gusa Yesu niwe nzira y'ukuri, niwe nzira, niwe tangiriro ndetse akaba n'iherezo. Ariko abari muri urwo rugendo, abari muri iyo nzira, abari muri Kristo, hari ibyangombwa by'ingenzi bibaranga, aribyo tugiye kuzaganira muri ibi byigisho dutangiye uyu munsi. Wakwibaza uti se, mbese ubundi uru rugendo mu by'ukuri rutangira ryari? Ntabwo nirengagije yuko hari ibyigisho mwize mwarimu mureba uburyo umuntu yaba umukiranutsi, yagira imico y'Imana. Ariko reka twongere tubyibukiranye mu magambo make, turebe ni irihe tangiriro, ni ryari iyi nzira umuntu avuga ko ayinjiyemo kugira ngo avuge ko nawe ari umugenzi. Hanyuma nitumara kumenya itangiriro ry'iyo nzira, turaza no kumenya iherezo ryayo, ariko by'umwihariko turebe n'ibyangombwa bikwiye kuranga umugenzi uri muri iyo nzira. Dusome muri Ezekiyeli igice cya 36 umurongo wa 25. Nzabanyanyagizaho amazi meza, maze muzatungana, mbakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Ijambo ry'Imana ritubwiye isezerano ryiza Imana isezeranira abana bayo, yuko yiteguye kubanyanyagizaho amazi meza. Nyuma yo kunyanyagizwaho amazi meza, umuntu yakira ubutungane. Twibukiranyijeho gato, mwibuke ko Yesu yabwiye Nikodemu igihe bagiranaga ikiganiro yuko
ntabwo byashoboka ko umuntu azajya mu bwami bw'Imana atabyawe ubwa kabiri. Kandi kubyarwa ubwa kabiri Yesu yamubwiye ko umuntu agomba kubyarwa n'amazi ndetse n'umwuka. Ijambo ry'Imana rero hano ritubwiye ko Imana igomba kunyanyagizaho amazi meza abantu bayo. Iyo ijambo ry'Imana rivuze amazi, riba rivuze ubutumwa bwiza. Bivuze ngo mbere y'uko umuntu atungana, mbere y'uko umuntu yitwa umukiranutsi, mbere y'uko umuntu yitwa umwana w'Imana, agomba bwa mbere kubanza kunyanyagizwaho amazi meza, ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana, ukuri kw'Imana. Nyuma yo kumva iryo jambo, nyuma yo kumenya uko kuri, umuntu nibwo abasha guhinduka. Ntabwo wajya mu rugendo utazi amakuru y'urwo rugendo. Amakuru y'urugendo rero tuyamenyera mu ijambo ry'Imana, aribwo butumwa bwiza. Reka turebe icyo Pawulo nawe yabivuzeho mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Abakorinto. Turasoma igice cya 5 ku murongo wa 17 ndetse turasoma no wa 19. Umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Umurongo wa 19. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabareho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Umuntu iyo ari muri Yesu nibwo aba abaye icyaremwe gishya. Umuntu afite kamere idahuza n'Imana, ariko Imana kugira ngo imutangize urugendo igomba kumunyanyagizaho amazi, igomba kumumenyesha ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bugatuma yiyegurira Yesu, akaba muri Yesu. Hanyuma Pawulo warabishimangira avuga ngo umuntu iyo ari muri Kristo Yesu, icyo gihe nibwo aba abaye icyaremwe gishya. Ibya kera byose ngo biba bishize. Bivuze ngo abahinduye umurongo yari arimo, atangiye undi murongo mushyashya w'ubuzima. Niyo mpamvu ari byo nise ngo ni intangiriro y'urugendo rugana mu ijuru. Abefeso igice cya 1 umurongo wa 13. Hari amagambo avuga ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri. Uwo ni Yesu yababwiraga, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso, ari cyo Mwuka Wera mwasezeranijwe. Pawulo abantu yabwiraga bari baramaze guhindura icyerekezo. Dusoma mu byanditswe byera yuko itorero rya Efeso ari ryo torero rya mbere ry'Imana ryabayeho nyuma y'uko Yesu ava mu isi. Ni itorero ritagira ikintu rushinzwa, itorero ritagawa, ni itorero ryari ritunganye. Uku gutungana Pawulo rero yababwiye ko bagukomora kuba barizeye Yesu. Ariko uku kwiringira ntabwo bushoboka hatabaye kumva ijambo ry'ukuri. Iri jambo ry'ukuri rero niyo y'amazi, nibwo bwa butumwa bwiza ijambo ry'Imana rivuga. Imana ibanza kunyanyagiza ku mutima w'umunyabyaha. Umuntu amaze kumva ijambo ry'ukuri, Imana imuhindurira imibereho. Arababwira ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza, nk'uko nababwiye yuko amazi ashushanya ubutumwa bwiza. Kandi mumaze kwizera yabashyizeho ikimenyetso. Imana ishimwe cyane. Umuntu umaze kwizera iby'Imana, Imana imushyiraho ikimenyetso. Imana imuha Mwuka Wera, kuko ni isezerano Imana yasezeranye. Binyuze rero mu kumva ijambo ry'Imana no kwizera igitambo cya Kristo, umuntu ababarirwa ibyaha bye byo mu gihe cya kera. Kandi si ibyo gusa, ahubwo Imana inamuha imbaraga zo kurwana na kamere, kuko nibi bya mbere biba bishize, kamere ye nta hantu ibigiye y'ibigihari. Ibyo mwarabyize neza ndabizi. Ahubwo umuntu aba akeneye kurwana urugamba kugira ngo agire imico ikwiriye noneho kuzaba mu ijuru. Uyu Mwuka Wera rero Pawulo yabwiye Abefeso umuntu ahabwa nk'ikimenyetso, ni wa Mwuka Wera twavuga yuko agereranywa n'imvura y'umuhindo, ifasha umuntu kugira ngo agere asobanukirwe iby'ubutumwa bwiza. Ariko murabizi mu buzima busanzwe ntabwo imvura y'umuhindo iba ihagije kugira ngo yeze imyaka, hakenerwa n'imvura y'itumba. Imvura y'itumba rero nawe ni Mwuka Wera ari gutangwa ku rugero rutsindagiye, ruhesha imbaraga, ihesha abiyeguriye Imana noneho kurwana urugamba bashikamye kandi bamaramaje. Tubonye intangiriro y'urugendo.
umuntu agomba kubanza kumenya ubutumwa bwiza, hanyuma akabwizera. Uko kubwizera bikamuhesha guhinduka undi muntu, akitwa umwana w'Imana binyuze mu kwizera igitambo cya Kristo, aribwo bwa butumwa bwiza twabonye. Ariko se iherezo rya nyuma ry'uru rugendo ryo ni irihe? Ni uwuhe mutambiko wa nyuma w'uru rugendo, w'uru rwego rugana mu ijuru? Umutambiko wa nyuma nawe ijambo ry'Imana ryarawugaragaje. Reka tuvugeho gatoya, aho ntabwo mutindaho, kugira ngo tubone uko twinjira neza mu byangombwa biranga umugenzi nyakuri uri mu rugendo rugana mu ijuru. Umutambiko wa nyuma Yesu yawuvugiye ku musozi w'umugisha. Muri Matayo igice cya 5 turasoma ku murongo wa 48. Yarababwiye ngo namwe mwe mukiranutse nk'uko so wo mu ijuru akiranuka. Imana irifuza kutugeza ku gihagararo cyayo, irifuza kuduha gukiranuka kungana n'uko nayo ubwayo ifite. Nguyu mutambiko wa nyuma. Si ibyo gusa, iyo ugiye no mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ugasoma mu gice cya mbere umurongo wa 13 turageza ku murongo wa 16. Nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukirinjije. Murongo wa 15. Ahubwo nk'uko wabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo muzababera nk'uko ndi uwera. Nguru urugero Imana yifuza kugezaho umuntu. Imana yifuza yuko umuntu aba uwera, akagira gukiranuka, akagira imico ingana n'iy'Imana ubwayo ifite. Abefeso igice cya 4 umurongo wa 11 turageza ku murongo wa 13. Nuko habamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza ubutumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Umurongo wa 13 niwo nashakaga rero. Haravuga ngo kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Imana yifuza guteza umuntu intambwe kugeza ubwo umuntu azaba ageze ku rugero rushyitse, azaba ageze ku gihagararo nk'icya Kristo. Kubera ko Kristo nubwo yabaye mu isi ari umuntu, ntabwo yigeze akora icyaha, yabayeho imibereho itunganye. Iyo mibereho rero Yesu yagize niyo ijuru ryifuza kutugezaho natwe. Reka tubaze umwuka w'ubuhanuzi. Kugana Yesu, paje ya 30, ni iki gitabo gishyashya gifite cover ikomeye. Ni ku cyigisho kivuga kwihana. Kristo niwe soko y'imigambi yose itunganye, niwe wenyine ubasha gutera umutima kwanga ibyaha, gushishikarira iby'ukuri no kubonera no kwezwa ibyaha byacu. Ni ibihamya byerekana ko mwuka wa Yesu akorera mu mitima yacu. Yesu yaravuze ati, nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose, nk'uko biri muri Yohana igice cya 12 umurongo wa 32. Umunyabyaha akwiriye guhishurirwa Kristo, akamenya ko ari we mukiza wamanitswe ku musaraba azira ibyaha by'ab'isi. Iyo twitegereje umwana w'Imana ku musaraba w'i Karuvari, nibwo duhishurirwa amayoberane y'agakiza, maze kugira neza kw'Imana kukadutera kwihana. Ubwo Yesu yapfiraga abanyabyaha, yagaragaje urukundo rutarondorwa adukunze, kandi umunyabyaha utumbira urwo rukundo rudohora umutima we, rukamutera gutekereza, akabura uko agumya kurwanya Yesu, ahubwo akitanga burundu. Ibi bintu birashoboka nk'uko mwabibonye mu byigisho byatambutse. Imana yiteguye kubikorera umuntu ufite umutima wo kubyakira, umuntu ufite ubushake bwo kubyakira. Imana yiteguye kumugeza ku rugero rwo kumvira. Imana yiteguye kumuha imbaraga zo kuba umuntu w'Imana burundu, nk'uko tubisomye hano muri iki gitabo cyo kugana Yesu. Tujye mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose gifite cover ikomeye. Tugiye kureba kuri page ya 232, paragarafe ni ya 3. Ni ku gice cya 31, ni ku cyigisho cyo ku musozi gihe Yesu yigishaga cyigisho cyo ku musozi. Ni ku iki gice cya 31 kivuga. Hari amagambo nshaka ko dutega amatwi
twumve ngo akenshi tubabazwa n'uko ibibi dukora bitugiraho ingaruka mbi, nyamara uko si ukwihana. Kubabazwa n'icyaha by'ukuri bituruka ku murimo wa Mwuka Muziranenge. Mwuka ashyira ahagaragara ubuhemu bw'umutima wasuzuguye kandi ukababaza Umukiza, maze akadutera kubabarira munsi y'umusaraba. Buri cyaha cyose cyakozwe cyongera gukomeretsa Kristo. Nuko rero iyo twitegereje uwo twakomerekeje, dushavuzwa n'ibyaha byatumye agerwaho n'intimba. Mwene iryo shavu rizadutera kuzinuka icyaha. Imana yifuza kutugeza ku rugero rwo kuzinuka icyaha. Uyu murimo rero utangaje, uyu murimo ukomeye gutya, ni umurimo ukorwa na Mwuka Wera. Mwuka Wera ahora bugufi bw'umutima wa buri wese, ahora ashaka kumumenyesha ibyo amayoberane y'Imana. Umunyabyaha rero wemeye gukorana na Mwuka Wera, umunyabyaha wemeye kumvira ijwi rya Mwuka Wera, akabasha gukoresha amaso y'iby'umwuka agatumbira umusaraba, abasha guhishurirwa amayoberane y'iby'Imana. Hanyuma guhishurirwa umusaraba, guhishurirwa iby'agakiza kacu, kumenya iby'inama y'agakiza yakorewe umunyabyaha, bikamutera kwitanga burundu. Ndetse kandi birema ishavu, birema agahinda mu mutima w'umunyabyaha wagomeye Imana. Ariko iryo shavu ntabwo rirangiraho, ahubwo riteza umuntu intambwe yo kuzinuka icyaha. Icyaha tukakizinukwa burundu, niyo ntambwe ijuru ryifuza kutugezaho. Reka twirebere n'ubundi bya byangombwa biranga umugenzi, ariko n'ubundi cya mbere tumaze kukivugaho. Icyangombwa cya mbere nk'uko tumaze kubireba, twanabihereho tureba intangiriro y'urugendo, ni icyangombwa cyitwa kwihana nyakuri. Nta muntu ushobora kwitwa ko atangiye urugendo atarabanje kwihana ibyaha. Imana ikintu ikora ku munyabyaha wifuza kugana mu rurembo Siyoni, wifuza kugendera urugendo rugana mu ijuru, Imana ibanza kumuteza intambwe yitwa kwihana nyakuri. Nabyo reka tubibaze ijambo ry'Imana, dukoreshe iki gitabo n'ubundi cyitwa Uwifuzwe byose. Turaza gukunda kugikoresha cyane muri iki cyigisho ndetse n'ibindi byigisho tuzagira. Kuri paje ya 433 turebe icyo umuja w'Imana yabivuzeho. Kandi n'ubundi twabibonye ko Imana n'ubundi yabyandikishije no mu ijambo ryayo, kuko umwuka w'ubuhanuzi n'ijambo ry'Imana ntabwo bigusanya, ahubwo biruzuzanya. Uwifuzwe ibihe byose, paje 433, ni ku gice cya 61 kivuga ibya Zakayo. Hari amagambo avuga ngo nta kwihana nyakuri kudatera guhinduka. Nta kwihana nyakuri kudatera guhinduka. Bivuze ngo kwihana nyakuri gutera umutima w'uwihannye guhinduka. Reka twumve aya magambo akomeye. Ubutungane bwa Kristo ntabwo ari umwambaro utwikira icyaha kiticujijwe kandi kitazinutswe, ahubwo ni ihame rigenga ubugingo, rigahindura imico kandi rikagenga imyitwarire. Ubutungane ni ukwiyegurira Imana byimazeyo, ni ukurundurira umutima n'ubugingo mu kugengwa n'amahame y'ijuru. Imana yifuza yuko twihana twihariye. Biratangaje kuba ababyeyi, murabyumva neza, kuba umwana yakora ikosa rimwe ukamuhana, ukamubwira uburyo ikosa ribi, akakubwira ati papa rwose cyangwa se mama, iri kosa naryumvise, mumbabarire, ndihaniye sinzongera, ubutaha akarisubiramo. Ese ko kwaba ari kwihana nyakuri? Kwihana nyakuri gutera umuntu guhinduka. Icyangombwa cya mbere ni ukwihana. Reka twumve uburyo dukomeje hahandi twasomaga, ariko noneho ngegeze kuri paje ya 434, twumve ukuntu koko uyu muntu aba yarihana. Hari amagambo avuga ngo mu mibereho yo gushaka umutungo cyangwa se mu mibereho ya buri munsi, umukristo agomba kwereka abatuye isi uburyo umukiza wacu yabigenza aramutse ahawe kuyobora ibigo by'imari. Mu bikorwa byose byo kwinjiza no gusohora umutungo, akwiriye kugaragaza ko Imana ariyo mwigisha we. Gutunganira Imana bikwiye kugaragara mu bitabo byerekana uko umutungo umeze buri munsi, ibyerekana imicungire y'umutungo mu bikorwa bye, ku mpapuro z'amasezerano no ku nyemezabuguzi. Hagomba kugaragara Imana. Abiyitirira izina rya Kristo kandi bakagaragaza imikorere idatunganye mu mirimo yabo, baba batanga ubuhamya butukisha imico y'Imana yera.
y'inyakuri kandi y'inyambabazi. Nk'uko rero byagenze kuri Zakayo, umuntu wese wihannye azagaragaza ko Kristo yinjiye mu mutima we, abihamishije kureka imikorere idatunganye yagiye iranga imibereho ye. Ndagira ngo aya magambo nongere nyasubiremo tuyumve neza. Abiyitirira izina rya Kristo kandi bakagaragaza imikorere idatunganye mu mirimo yabo, abo bantu baba batanga ubuhamya butukisha imico y'Imana yera kandi Imana y'inyakuri kandi y'inyambabazi. Nk'uko byagenze kuri Zakayo rero, umuntu wese wihannye azagaragaza ko Kristo yinjiye mu mutima we, abihamishije iki? Abihamishije kureka imikorere ye idatunganye yagiye iranga imibereho ye. Kimwe n'uyu musoresha rero mukuru azagaragaza ko amaramaje agarura ibyo yambuye. Ubundi se kwihana nyakuri kugizwe n'iki? Ni ryari umuntu yamenya ko yageze kwihana nyakuri? Kwihana kujuje ibyangombwa ijuru risaba kandi ko Imana yabidusobanuriye mu ijambo ryayo. Icya mbere kiranga kwihana nyakuri ni ukubabazwa n'ibyaha ndetse no kwicisha bugufi. Babibonye mu kugana Yesu. Iyo umunyabyaha amaze gutumbira, amaze kubona urukundo Imana yamukunze, ibyo bintu bimuremamo agahinda, bimuremamo ishavu, bimuremamo kumva ababajwe n'uko ari mubi kandi Imana itunganye. Ibyo bintu bikamutera kwicisha bugufi imbere y'umusaraba. Ibyo bintu bikamutera kumva ko ari ntacyo ari cyo. Bene ibyo rero bimuremamo agahinda, bimuremamo kubabazwa n'uko ari mubi yahemukiye Imana. Ako gahinda niko ijambo ry'Imana rivuga ko gatera kwihana kandi kwihana kuticuzwa. Reka tubirebe muri Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 13. Imana yaravuze ngo, icyo nshaka kimwe nuko wemera ibyaha byawe, ibyo wacumuye ku Uwiteka Imana yawe, wayobereje inzira zawe ku mana z'abanyamahanga munsi y'igiti cyose gitoshye, kandi ntiwumve ijwi ryanjye, niko Uwiteka avuga. Kwihana kubanzirizwa no kwemera ko umuntu ari umunyabyaha. Ibyo bintu bigatera umutima kubabara, hanyuma bigatera umutima kwihana kuticuzwa cyangwa se kwihana nyakuri nk'uko twabivuze. Umunyezaburi we yarabivuze igihe Dawidi yagiraga amahirwe yo guhura n'Imana ikamugirira neza kubw'ibyaha yari yamaze gukora, kubw'uko yari we yiyumvaga ko atunganye, ariko Imana igacisha mu mugaragu wayo Natani akamusobanura ubunyacyaha bwe. Yaje kuvuga amagambo atangaje muri Zaburi ya 51 ku murongo wa 19. Hari amagambo atangaje avuga ngo, ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse. Umutima umenetse kandi ushenjaguwe Mana ntuzawusuzugura. Ibintu Dawidi abifitemo experience, ibintu Dawidi avuga arabizi neza kuko byamubayeho. Nyuma yo kugira umutima umenetse, nyuma yo gushavuzwa n'uko umuntu yahemukiye Imana, bene ibyo bintu biremamo umuntu ishavu, biremamo umuntu kumva ababajwe n'uko ari. Uwo mutima umenetse kandi ushenjaguwe rero ntabwo Imana ishobora kuwirengagiza bene data. Kwihana nyakuri kugira itangiriro rihera mu kumva ko umuntu ari umunyabyaha koko, kandi icyo ntabwo ari ikintu umuntu yikorera ku giti cye. Twabonye ko bituruka kuri ya mazi Imana inyanyagiza ku muntu, rya jambo ry'Imana, rya rindi ryemeza umuntu ibyaha. Iryo ngiryo niryo riremamo umuntu kumva yuko ari umunyabyaha, kandi icyo ni igikorwa n'ubundi cya Mwuka Wera. Na Yesaya yabivuze muri Yesaya 57 umurongo wa 15. Yesaya nawe yavuze amagambo ashimangira ibi tumaze kuvuga. Aravuga ngo ku murongo wa 15, nimwumve uko iyo iri hejuru cyane ituye ahahoraho ivuga, izina ryayo ni Uwiteka, ikavuga iti, aho ntuye ni hejuru kandi harera. Mbana n'abameze bate? Mbana n'ufite umutima umenetse wicisha bugufi, kugira ngo mpembure imyuka y'abicisha bugufi, mpembure n'abafite imitima imenetse. Bene uyu mutima ntabwo Imana ishobora kuwirengagiza, nshuti zanjye. Mbese wigeze ubabazwa n'uko uri umunyabyaha? Mbese wigeze wumva yuko imibereho yawe uko yabayeho ari imibereho idakwiriye, ari imibereho yababaje ijuru, ari imibereho ihabanye n'icyo Imana yaduhamagariye kuba cyo? Ibyo bintu bigutera agahinda, bigutera kubabara. Twabonye ko kandi
umunyabyaha umenye yuko ari mubi bimutera kwicisha bugufi imbere y'Imana. Iby'icyubahiro biragenda kuko nta cyubahiro gihari igihe n'ubundi ibihembo by'ibyaha bikiri bya bindi ngo ni urupfu. N'ubundi icyubahiro kizakurikirwa n'urupfu ntacyo kimaze, kuko umunyabyaha umaze gusobanukirwa ko ari umunyabyaha abona ko ikimukwiriye ari urupfu nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Mbese icyo cyubahiro cyaba kimaze iki igihe urindiriwe n'urupfu? Niyo mpamvu ukiranga umunyabyaha cya mbere ni ukubabazwa n'ibyaha akicishiriza bugufi imbere y'intebe y'Imana. Reka tubibaze no mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, paje 232. Turasoma kuri paragarafe ya mbere n'ubunini kuri cya cyigisho cyo ku musozi w'umugisha, ni igice cya 31. Hari amagambo avuga ngo nta kintu Imana ishobora gukorera umuntu ngo imukize kugeza igihe yemejwe mu mutima we ko ari umunyantege nke kandi akiyambura kumva ko ubwe hari icyo yimariye. Ijuru rikeneye ko umuntu yicishiriza bugufi imbere y'intebe y'Imana. Igihe cyose kwicisha bugufi kutaraboneka mu mutima w'umunyabyaha, nta kijuru ishobora kumarira n'ubundi umutima we. Nta kintu Imana ishobora gukorera umuntu ngo imukize kugeza igihe yemejwe mu mutima we ko ari umunyantege nke kandi akiyambura kumva ko ubwe hari icyo yimariye, maze akiyegurira Imana ngo ibe ariyo imuyobora. Ubwo nibwo aba ashobora kwakira impano Imana yiteguye gutanga. Imana ishimwe cyane. Umutima wageze ku rwego rwo kwicisha bugufi, umutima wamaze kumva ko hari icyo ukeneye, ijuru riwuha impano y'agakiza, impano y'ubugingo buhoraho. Nta kintu ishobora kwima umuntu wiyumvamo ubukene bwe. Uwo muntu aba afite uburenganzira ndakumirwa bwo kugera ku wuzurirwamo n'ibintu byose. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Umutima ukeneye Imana, umutima wiyumvamo ubukene, ufite uburenganzira ndakumirwa bwo kugera ku wuzurirwamo n'ibintu byose. Mbega amagambo meza! Mbese nshuti yanjye, wigeze wiyumvamo ko ukeneye Imana? Wigeze wiyumvamo ubukene bw'iby'umwuka? Wigeze wiyumvamo ko hari icyo ukeneye ko Imana igukorera? Icyangombwa cyangwa se ikintu kiranga umuntu wihaniye nyakuri ni uko ababazwa n'ibyaha bye ndetse akicishiriza bugufi imbere y'Imana. Icya kabiri, umuntu wihaniye nyakuri, icyemeza ko yihaniye koko nyakuri, yatura ibyaha bye. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cyaho ni icya mbere umurongo wa 8 n'uwa 9, hari amagambo avuga ngo nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe, ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Mbese wigeze watura ibyaha byawe? Iyi ntambwe yo kwatura ibyaha ni intambwe abantu benshi ijya ibagora kuyitera, kuko ni intambwe igaragaza kwa kwicisha bugufi twahoze tuvuga. Abenshi bakomera ku cyubahiro cyabo. Ese ko nakoze biriya, mbese ubu ndajya kubwira kanaka ko yaranze nk'umuntu mwiza, ndajya kumubwira ko namuhemukiye. Ese ninjya kubwira iteraniro yuko ibintu bimeze gutya, niba hari ibintu wakoreye ku karubanda, ariko ukaba hari ukuntu abantu bagufata. Icyubahiro akenshi kibuza abantu gutera intambwe yitwa kwatura. Mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe, turasoma iki gitabo cya mbere, volume ya mbere, turasoma kuri paje ya 261. Turareba icyo umuja w'Imana yabivuzeho, uburyo iyi ntambwe yo kwatura ari intambwe ikomeye cyane. Paje 261, turasoma paragarafe yaho ya 2. Hari amagambo avuga ngo mbega uburyo ari ukwibeshya kwibwira ko kwicuza icyaha bizagutesha icyubahiro cyawe kandi bikagabanya agaciro ufite muri bagenzi bawe. Impamvu ijambo ry'Imana ibi ryarivuze nuko Imana izi neza ko ibi bintu bijya biba ku bantu benshi, bakanga gutera intambwe yo kwatura ibyaha byabo kubera kwiyumvamo ko hari icyo bari cyo, kwanga guteshwa agaciro muri sosiyete. Ese ko hari ukuntu bari banze, nari umubwiriza utangaje, ese ubundi ajya kuvuga yuko narimeze gutya na gutya. Mbega uburyo ari ukwibeshya kwibwira ko kwicuza icyaha cyangwa se kwatura ibyaha bizagutesha icyubahiro cyawe kandi bikagabanya agaciro ufite muri bagenzi bawe.
Abantu bihambira kuri iki gitekerezo gipfuye, nubwo babona amakosa yabo bibuka ibibi by'abandi, bityo bagatuma imibereho yabo bwite isharira kandi bakijimisha imibereho y'abandi. Uzi kuba warahemukiye umuntu ariko ukahora witwara rwose nk'umuntu w'Imana mu bandi? Ese bwo waba uri kumuha ikihe cyigisho? Mubiziranyeho ko mwahemukiranye, hari ibyo mwakoze, ariko reka da, kubera ko abandi batabizi, wowe uri umuntu w'Imana muri sosiyete. Bene iyi mibereho yijimisha n'imibereho y'abandi. Kwicuza ibyaha byawe ntibizagira icyo bitwara icyubahiro cyawe. Zibukira iki cyubahiro gipfuye, ikubite ku rutare maze ushenjagurike, kandi Kristo azaguha icyubahiro mvajuru cy'ukuri. Ni mutyo ubwibone, kwiyemera cyangwa kwigira intungane bitabuza umuntu kwicuza icyaha cye, nyamara aya masezerano abasha kuyagira aye. Kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Bityo rero ntukagire icyo uhisha Imana ngo wirengagize amakosa wakoreye umuvandimwe wawe. Imana ntidukwiye kugira icyo tuyihisha, dukwiye kwicuza imbere y'Imana, dukwiye kwatura ibyaha byacu imbere y'Imana, ibyo twayikoreye tukayibibwira. Ariko nanone ngo ntabwo dukwiriye kwirengagiza amakosa twakoreye abavandimwe bacu. Bivuze ngo kwatura ibyaha kuzuye kugendana no gusaba imbabazi abo umuntu yahemukiye. Hari n'igihe bizagusaba kugarura ibyo wibye, ndetse ijambo ry'Imana ryo rivuga ko niba ari n'ibyo wibye byakagombye kuba byarungutse n'inyungu zabyo ugomba kuzizana. Ariko umunyabyaha wemeye gutera iyi ntambwe aba afite icyangombwa cyuzuye cyerekana ko yihannye by'ukuri. Kandi impamvu, reka mbabwire impamvu iyi ntambwe yo kwatura ari intambwe nziza cyane. Ijuru ryayishyizeho atari ukugira ngo riduteshe agaciro muri rubanda, kuko n'ubundi umunyabyaha udashaka gutera intambwe yo kujya mu by'Imana, iyo mibereho n'ubundi nta gaciro ifite, kuko twabibonye amaherezo ni urupfu. Imana ikeneye kukwambika icyubahiro nubwo ab'isi babona yuko utubashywe, ariko imbere y'Imana ufite icyubahiro kuko ufite ubugingo buhoraho. Ijambo ry'Imana ritubwira ko mu ijuru abantu bazaba ari abatambyi ndetse n'abami. Mbese hari icyubahiro kirenze icyo ngicyo cyo kuzabona ubugingo buhoraho? Abantu rero bajya bagira ikibazo cyo guteshwa agaciro muri sosiyete, bakanga kuvuga amakosa yabo. Nayo ngiye kubabwira uburyo kwatura ibyaha bifitiye akamaro umuntu uri mu rugendo rugana mu ijuru. Uti gute? Mwari muzi yuko umuntu wakoreye icyaha, igihe uri kukimwaturira, uvuze kandi ukavugisha ukuri, nta kintu uciye ku ruhande, wari uzi ko Imana iba irimo kukuremamo imbaraga zo kuzinuka icyo cyaha? Kubera ko uzi imbaraga watawe ujya kugisabira imbabazi, ijuru riguha imbaraga, ijuru rikumvisha uburemere bwacyo, ku buryo icyo cyaha bigoye kuzongera kugisubiramo, kubera yuko wabonye ko kigoye kucyatura no kugisabira imbabazi. Mbese ibyo bintu si iby'agaciro? Intambwe ya gatatu iranga umuntu wihannye nyakuri, umuntu wamaze kuzuza ibyo byangombwa twavuze, kubabazwa n'ibyaha, ndetse yamara kubabazwa n'ibyaha akicishiriza bugufi imbere y'Imana. Icyo cyangombwa nacyo iyo kimaze kuboneka, umuntu akatura ibyaha bye, Imana noneho iramubabarira. Imbabazi z'Imana zitaha mu mutima we, amahoro adasanzwe. Hahandi hari agahinda, hahandi hari ishavu, hahandi umutima wari umenetse, Imana ihashyira amahoro, Imana ihashyira umunezero, Imana ihashyira indirimbo, Imana ihashyira ibyiringiro by'uko noneho umuntu abaye umwana w'Imana. Zaburi ya 32, nababwiye yuko Dawidi ibi bintu yanditse we abifitiye experience kuko byamubayeho. Zaburi ya 32 umurongo wa mbere, Dawidi yavuze amagambo meza cyane, amagambo anejeje. Nyuma yuko izi ntambwe zose ziciyemo, avuga amagambo akomeye ngo hahirwa ababari wicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Umurongo wa kabiri, hahirwa umuntu w'iteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntube mu buriganya. Imana ishimwe cyane umuntu wamaze kuzuza biriya byangombwa, kubera ko Imana yabisezeranye arababarirwa, kandi uyu muntu abahiriwe kubera yuko aba afite amahoro n'Imana, noneho nta gishinja aba afite. Ntabwo ari Zaburi wabivuze gusa,
ahubwo iyo ugiye muri Mika igice cya 7 umurongo wa 18 n'uwa 19, amagambo avuga ngo niyihe mana ihwanye nawe ibabarira gukiranirwa ikirengagiza igicumuro cy'abasigaye b'umwandu wayo, ntihora n'uburakari bwayo iteka, kuko yishimira kugira imbabazi. Izaduhindukirira kutugirira ibambe, izaribatira ibicumuro byacu munsi y'ibirenge byayo, kandi uzarohera imuhengeri w'inyanja ibyaha byabo byose. Imana ishimwe cyane. Ni isezerano ry'Imana yuko umuntu wese wamaze kuzuza ibi bisabwa, nimwatura ibyaha byanyu yo kwizerwa, ikiranukira kutubabarira ibicumuro byacu ndetse n'ibyaha byacu, Imana isohoreza isezerano umuntu uri mu mwanya wo kwakira n'ubundi amasezerano yayo. Mu gitabo cyitwa Kugana Yesu paji ya 52 ndetse na 53 hari amagambo akomeye kandi meza avuga ngo wamaze kwerura ibyaha byawe. Iyo ni intambwe ya mbere twavuze umuntu atera. Wamaze kwerura ibyaha byawe, umutima wawe urabizinukwa, wahisemo kwiyegurira Imana. Noneho rero yisabe kubikuhagira, iguha umutima mushya, maze wizere ko ibikora byose kuko yabisezeranye. 53 ngo ibitekerezo bya Yesu byo muri Bibiliya by'uko yavuraga abarwayi bitwigisha uburyo kwizera yuko abasha kubabarira ibyaha byacu. Ni mucyo tureba igitekerezo cy'umuntu wari uremaye wari i Betesida. Ntabwo tugisoma, ariko reka twumve icyo na White yabivuzeho ngo uwo murwayi yajyaga kubasha kuvuga ati mwami numara kunkiza ndakora icyo uvuga, ariko siko yabigenje. Yizeye itegeko rya Kristo, maze Imana imuha imbaraga yo gutambuka. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uriya murwayi wari urwariye ku kidendezi cy'i Betesida, igihe Yesu yamubwiraga ngo haguruka wikorere uburiri bwawe ugende, byarashobokaga ko amubwira ati ndahaguruka nte, kandi ubibona ko mfite ubumuga, nakwikorera nte, maze imyaka myinshi ndyamye ahangaha, none Yesu urambwira ngo nimpaguruke nikorere uburiri ngende. Mbese ibi bintu Yesu urabona byashoboka? Ntabwo yigeze ajya muri ibyo bibazo byose, ahubwo kuko yari yizeye ubimubwiye yarahagurutse. Ntabwo yigeze ajya mu mayira menshi, ahubwo yakoze icyo Yesu yari amubwiye. Reka wumve ukuntu nawe yabivuze ngo uwo murwayi yajyaga kubasha kuvuga ati mwami numara kunkiza ndakora icyo uvuga, ariko siko yabigenje. Yizeye itegeko rya Kristo, maze Imana imuha imbaraga yo gutambuka. Icyo umunyabyaha asabwa ni ukwizera amasezerano y'Imana. Nawe nuko uri umunyabyaha, ntiwabasha guhongerera ibyaha wakoze, ntiwabasha no guhindura umutima wawe no kwiboneza ngo were, ahubwo Imana yasezeranye yuko izabigukorera byose ku bwa Kristo. Rero wizere iryo sezerano, uvuge ibyaha byawe, wiyegurire Imana, wifuze kuyikorera. Ni ukuri nuramuka ubigenje utyo, Imana izagusohoreza isezerano yasezeranije. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ntabwo Imana ibeshya, ntabwo Imana ari Imana isezerana ibintu idakora, ahubwo nuramuka wujuje ibyangombwa bisabwa, ugasobanukirwa uburyo uri umunyabyaha, ukababazwa n'ibyaha wakoze ndetse ukanabyatura, izere yuko Imana ikubabariye, kubera ko ni isezerano ryayo, kandi iby'Imana yasezeranye no kubikora izabikora. Twebwe icyo dusabwa ni ukuba mu mwanya Imana itwifuriza. Niwizera isezerano rero, ukizera yuko wababariwe, ukabonezwa, Imana izabigusohoreza. Haleluya. Uzasanga wakijijwe koko, nk'uko Kristo yahaye wa muntu uremaye imbaraga yo kugenda amaze kwizera. Nawe rero niko bizamera, nta kabuza nubyizera. Amagambo atangaje aravuga ngo ntukarindire kwiyumvamo ko wakijijwe, ahubwo uvuga uti ndizeye, niko biri, si uko mbyiyumvamo, ahubwo niko Imana yabisezeranye. Izina ry'Imana ririhabwa icyubahiro. Dukeneye kwizera. Muri Rengera Ubuzima iby'iki kirema babigarutseho, volume ya mbere kuri paji ya 35 babigarutseho bavuga ibintu bitangaje byaranze uriya muntu wari ufite ubumuga aryamye ku kidendezi cy'i Betesida. Kubera icyaha imitima yacu yaguye ikinya. Nk'uko icyo kirema kitashoboraga kugenda, niko natwe tutakwishoboza kugira imibereho itagira inenge. Abenshi bashaka kugira imibereho inogeye Imana kandi bagaharanira kuyishikira, ariko bikaba iby'ubusa. Mureke bene abo
barebe ku Mana. Umukiza yita ku muntu yaguze amaraso ye, akavuga ati urashaka gukira, aragutegeka ngo uhaguruke. Bityo rero ntugategereze kubanza kwiyumvamo ko umaze gukira, izera ijambo ry'umukiza, shyira ubushake bwawe mu ruhande rwa Kristo, kandi nukora ibyo agutegeka uzahabwa imbaraga. Nubwo umuntu yaba yarabaswe n'ibibi, ibyo ararikira bibi bikaboha umutima we n'umubiri, Kristo abasha kumukiza kandi arabishaka. Azabatura iyo mbohe, azabatura iyo mbohe, izo mbohe zabashwe n'intege nke n'amahirwe make ndetse n'iminyururu y'ibyaha. Umva nshuti zanjye, aya ni amasezerano Imana yasezeranye. Witinya gutera izi ntambwe, witinya kwiyegurira Imana, kuko Imana yabisezeranye izabikora. Mbese igikomeye kirenze kuba yaratanze umwana wayo w'ikinege, ni ikihe itabasha kugukorera? Mbese ni hehe itabasha kugukura? Imana yabashije kubatura Mariya wari umusambanyi ruharwa, ikamuhindurira amateka, ikamuhindura umugore w'ikimenywa bose uvugwaho n'isi yose, akihana bigashoboka. Mbese wowe Imana yananirwa ibyawe? Imana ihora iduhamagara rero, emera gutera intambwe uyisanga, wemere yuko uri umunyabyaha, wemere kwatura ibyaha byawe, Imana izakubabarira kuko yarabisezeranye. Iyi nyigisho yo kwihana ibyaha ndetse no kubabarirwa akenshi igenda yigishwa mu buryo butandukanye, rimwe na rimwe hakaba aha igorekwa ku buryo abantu bamera nk'abari mu rujiji, ibintu bikabacanga, atari uko nyamara ijambo ry'Imana rigamije gucanga abantu, ahubwo ni ukubera yuko ababyigisha, ahubwo ni ukubera ko twebwe abavugabutumwa hari uburyo dusobanura ibintu uko Imana itabisobanuye. Inshuti zanjye, ugasanga abantu byarabacanze, byabaye urujijo, baribaza bati se niki kizambwira ko byambayeho? Mbese koko ni ikihe kimenyetso simusiga kizamenyesha ko nababariwe ibyaha? Nshuti yanjye, twabibonye, nta bindi bimenyetso dukeneye byo kutwereka yuko Imana yatubabariye. Icyo twe dukeneye, niba twamaze kuzuza intambwe zisabwa kugira ngo tugere mu mwanya wo kubabarirwa, koko twizere isezerano ry'Imana kuko yarabisezeranye. Hari amagambo ari mu gitabo cyitwa Ivugabutumwa, paje ya 222 nshaka ko dusoma kugira ngo dukureho iyo nzitizi ishobora kuba ku bantu benshi. Amagambo aravuga ngo neretswe ko abantu benshi bafite ibitekerezo bishwe ku byerekeye guhinduka. Kenshi bagiye bumva amagambo avugirwa ku ruhimbi ngo mukwiriye kubyarwa ubwa kabiri, cyangwa se ngo mukwiriye kugira umutima mushya. Iyo mvugo nshoberamahanga yagiye ibabera amayobera, ntibashobora gusobanukirwa n'inama y'agakiza. Abantu benshi bamaze gusitara bagwa mu irimbukiro bitewe n'inyigisho z'ibinyoma zivuga ku mpinduka zizabaho iyo umuntu yihannye, zigishijwe n'ababwiriza bamwe. Bamwe muri bo bamaze imyaka myinshi bababaye, bategereze kubona ikimenyetso gifatika kibereka ko bemewe n'Imana. Bitandukanyije n'ab'isi ku rwego rukomeye, bityo babonera ibibanezeza mu kwifatanya n'ubwoko bw'Imana. Nyamara ntibahangara kwamamaza Kristo bitewe n'uko batinya ko baramutse bavuze ko ari abana b'Imana baba bemeje ibyo badafitiye igihamya. Baracyategereje za mpinduka zihariye bijejwe zijyana no guhinduka. Ugasanga umuntu ntabwo yemera ko ari umwana w'Imana, ugasanga umuntu biramugora guhamya ko izina ryanditse mu gitabo cy'ubugingo kubera yuko ngo atabonye Yesu mu nzozi, kubera ko atabonye ngo Yesu amusanga ateruye umwana w'intama, kubera ko ngo atabonye ibintu runaka, kubera yuko atumvise ibintu runaka nk'ibyo kanaka yumvise. Nshuti zanjye, isezerano ry'Imana ni iryacu, nituryakire. Twe gushaka ibindi twishingikirizaho, twe gushaka andi mabuye yo gukandagiraho Imana itashyize mu rugendo, ahubwo dukandagira aho dukwiye gukandagira, ni mu isezerano ry'Imana nta handi. Ngo nyuma y'igihe runaka bamwe muri bo babona ikimenyetso kibereka ko bemewe n'Imana, noneho bakabona kujya kwihuza n'ubwoko bwayo. Kuri bo uwo munsi niho bafata ko bahindutse, ariko neretswe ko baba baramaze kwakirwa mu muryango w'Imana mbere y'icyo gihe. Imana yabemeye igihe bagaragazaga ko barambiwe icyaha, igihe bahitagamo kureka kwifuza ibibanezeza by'isi bakiyemeza gushaka Imana bamaramaje. Ariko kubera kudasobanukirwa n'ukuntu inama y'agakiza yoroheje, bivukije amahirwe menshi n'imigisha myinshi bagombye kuba barasabye iyo baza kuba barizeye gusa ko Imana yabemeye igihe bayihindukiriraga bwa mbere.
abenshi ubu ntabwo bafite ikibazo cyo kuba banakora umurimo w'Imana, bakavuga bati se turajya kubwiriza natwe ibintu tutazi, tudafitiye ibihamya, natwe tugiye kuvuga ibintu tudafite mu mutima wacu. Nyamara nshuti zanjye, nubwo Imana ishobora kwemera ikaguha n'ibyo bihamya ukeneye, ariko ntabwo ibyo bihamya ari byo bizahamya ko uri umuntu w'Imana. Igihamya ko turi abana b'Imana ni ukwizera isezerano ryayo, ni ukwizera ibyabereye i Karuvari, ni ukwizera ko mu bo Yesu yakijije natwe turimo. Isomo riri muri Yohana 3:16 rirasobanutse neza cyane ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ibyo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ntabwo duhabwa ubugingo buhoraho kuko twabonye Yesu aza dusanga mu nzozi, ntabwo duhabwa ubugingo buhoraho kuko tubonye ibintu runaka ku gikuta byiyandika, ahubwo duhabwa ubugingo buhoraho kubwo kwizera icyo Yesu yadukoreye ku musaraba i Karuvari. Nk'uko twahoze tubivuga, kwihana kuzuye nk'uko twabihereho tutangira kugizwe n'uko umuntu ahinduka. Kwihana kudafite guhinduka twabibonye mu bifuzwa ibihe byose ntacyo kwaba kumaze nshuti zanjye. Reka tujye ku cyangombwa cya kabiri, aricyo nshaka ko dusorezaho. Ubutaha mu cyigisho tuzakora cya kabiri tuzareba n'ibindi byangombwa bisigaye. Reka dusoreze ku cyangombwa cya kabiri gisabwa kugira ngo umuntu aba ari umugenzi nyakuri. Tubonye yuko icyangombwa cya mbere ni uko umuntu yitwa umugenzi nyakuri igihe amaze kwihana. Ntinze cyane kuri iyi ngingo yitwa kwihana kuko ariyo fondasiyo, nirwo rufatiro rw'urugendo. Hatabayeho kwihana ntabwo ibindi byose byaba bifite icyo bimaze. Niyo mpamvu umuntu akwiriye mbere na mbere kwihana, akakira imbabazi z'Imana, akamenya ko izina rye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo, nibwo indi migisha yose ijuru ryageneye abana bayo azayihabwa, kuko ari mu mwanya mwiza wo kuyakira. Indi ntambwe ya kabiri rero, cyangwa se ikindi cyangombwa cya kabiri kiranga umugenzi nyakuri uri mu rugendo rugana mu ijuru, ni ukwiga ijambo ry'Imana buri munsi. Birashoboka ko mbere y'uko umuntu yihana aba atarakundaga cyane ibyanditswe byera, kandi kuko ntiyabikunda, kuko ibyo kamere ikunda ntabwo Imana yibikunda. Ariko umuntu umaze kwakira imbabazi z'Imana, umuntu umaze kwakira ubuntu bwa Kristo muri we, ibyo ngibyo bimutera kumva uburyohe bw'iby'Imana. Kuko muribuka ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza. Iyo Imana rero igusogongeje ku byayo ukumva uburyohe bwabyo, noneho uhora wifuza kugotomera. Umuntu wasogongeye burya atandukanye n'umuntu wanyweye neza. Niyo mpamvu umuntu wamaze gutera intambwe yo gusogongera, umuntu wamaze kumva uburyohe bw'iby'Imana, Imana none imugejeje ahantu ho kunywa neza, ho kwiga iby'Imana neza akabyumva. Niyo mpamvu asabwa icyangombwa gikomeye cyitwa ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana rikigwa buri munsi. Kugana Yesu, paji ya 69, hari amagambo meza cyane adufasha kumva ibyo bintu. Ni ku cyigisho cyitwa gukurira muri Kristo, hari amagambo akomeye avuga ngo ari imbuto cyangwa umwana bikuzwa n'ibibikikije bibigaburira, ari byo umwuka, izuba n'ibyo kurya. Uko ubuntu bw'Imana bumerera ibinyabuzima n'imbuto, ni nako Kristo amerera abamwiringiye. Niwe mucyo wabo w'iteka, niwe zuba n'ingabo yabo. Azamera nk'ikime ku Bisiraheli, n'imvura ku bwatsi buciwe. Niwe mazi y'ubugingo, umutsima w'Imana umanuka uva mu ijuru, ugaha abari mu isi ubugingo buhoraho. Twibuka Abisiraheli bari mu butayu, Imana yabonye yuko kugira ngo bazagereyo, bazabeho neza, babashe kugera i Kanani, bakeneye ibyo kurya bibatunga kandi bya buri munsi. Imana rero ibagenera manu iturutse mu ijuru, umutsima wo mu ijuru, ikawubaha buri munsi, buri gitondo, bakajya gutoragura ibyo kurya bibatunga uwo munsi. Inshuti zanjye, ntabwo wagera mu ijuru udafite ibigutunga. Nk'uko n'ibyaremwe bikenera izuba, ibyaremwe bigakenera amazi, ibyaremwe bigakenera ifumbire iturutse mu butaka kugira ngo bibashe kubaho, niko n'umukristo watangiye urugendo rujya mu ijuru, umukristo wamaze kwihana akeneye gutungwa n'ijambo ry'Imana rikaba umutsima w'ubugingo bwe. Ngo kubw'ubuntu butagira akagero bw'umwana wayo yazengurukije isi imbabazi nk'uko izengurutswe n'umwuka. Abahisemo bose guhumeka izo mbabazi
bazabaho kandi bagakura bashyikira urugero rw'abagabo n'abagore muri Kristo Yesu. Uko uburabyo rero bwerekera izuba kugira ngo imyambi yaryo ifashe kuba bwiza no gutungana, niko dukwiriye kwerekera zuba ryo gukiranuka kugira ngo umucyo wo mu ijuru tuvire, ngo ingeso zacu zibone kumera nk'iza Kristo, binyuze mu gusanga zuba ryo gukiranuka, binyuze gusanga itabaza. Muri Zaburi 119:105 ijambo ry'Imana ryivugira yuko ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byawe, ni umucyo umurikira inzira zawe. Ijambo ry'Imana ni wo mucyo, niryo zuba ryo gukiranuka, niho dukura gukiranuka kuzuye. Abantu rero nk'uko uburabyo bwerekera izuba, hari igiti cyane nkunda kwitegereza gitangaje, igiti cyitwa igihwagari. Sinzi niba mukizi, ariko igiti cy'igihwagari muzakitegereze, ni igiti gihora cyerekeye iburasirazuba kugira ngo kibone umucyo ukwiriye wo gutuma kimera neza. Nk'uko rero uburabyo nabwo bwerekera izuba, niko natwe dukwiriye kwerekera zuba ryo gukiranuka, tukegera umucyo w'Imana, ryo jambo ry'Imana, ngo icyo gihe nibwo tuzagira ingeso ziboneye zimeze nk'iza Kristo. Ngo icyo nicyo yigishije ubwo yavugaga ati, mugume muri jye nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri njye, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Uko ishami rigomba igiti ngo rikure no kwera imbuto, namwe niko mugomba Kristo nimushaka kugira imibereho cyangwa se ubugingo bwera. Mutandukanyijwe nawe nta bugingo mwagira, ubwanyu nta mbaraga bwite mufite yo kurwanya ibishuko cyangwa se gukurira mu buntu no kwera. Nimuguma muri we niho muzatungana. Iyo ubugingo bwanyu bumukomotseho ntimwuma ngo murembe, ahubwo muzahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Igiti cyatewe hafi y'umugezi gihora gitoshye kuko gifite aho gikura amazi. Kandi Yesu yabwiye wa mugore yasanze ku iriba ngo, amazi ngewe nguha ni amazi atandukanye n'ay'abandi batanga, ni amazi azaguhesha ubugingo buhoraho. Reka rero twegere icyo giti. Niba twarateye intambwe ya mbere yo gusogongera iby'Imana, twemere kuba bugufi bw'umugezi, twemere kuba bugufi bw'itabaza, kugira ngo tube ibiti bikwiriye byo mu butaka bw'Imana. Ntabwo guhinduka kwashoboka umuntu adatunzwe n'ibyanditswe byera. Nk'uko umuntu atariye rimwe kabiri gatatu bigeraho inzara ikazageza n'ubwo imuhitana agapfa, niko natwe igihe tutiga ijambo ry'Imana buri munsi tutabasha kuba abantu b'Imana nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Amagambo agiye kuduhamiriza yuko ibyo bintu ari ukuri koko, tugiye kuyasanga muri iki gitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Amagambo atangaje cyane, ni mu gitabo Intambara Ikomeye kino gitoya, paje 420. Amagambo avuga ngo Imana yaduhaye ijambo ryayo kugira ngo tubashe kwimenyereza inyigisho zikubiyemo kandi tunamenye ubwacu icyo Imana idusaba. Igihe umunyamategeko yasangaga Yesu akamubaza ati, nakora iki kugira ngo nzaragwe ubugingo buhoraho? Umukiza yamusubirishije ibyanditswe agira ati, byanditswe bite mu mategeko? Wasomyemo iki? Ubujiji ntibubasha kubera umusore cyangwa umusaza urwitwazo, cyangwa ngo bubakureho igihano gikwiriye uwishe itegeko ry'Imana, kuko bafite mu biganza byabo umuyobozi w'indahemuka w'ayo mategeko n'amabwiriza yayo ndetse n'ibyo asaba. Uwo muyobozi nta wundi ni ijambo ry'Imana. Ngo kugira imigambi myiza ntibihagije ko umuntu yakora icyo abona kimubereye cyiza. Hari abantu bavuga bati, njyewe ntukambwira ibyo ngibyo ngo muri Bibiliya ngo handitse gutya, njye nzakora ibyo umutima wanjye unsaba, nzakora ibintu uko mbyumva, ni uburenganzira bwanjye gukora icyo nshaka. Ariko nusesengura iryo jambo ubwaryo ryitwa uburenganzira, nurisesengura ukaryimbika icyo rivuze, urasanga atari ijambo ryiza. Niba turi kwiga ibyangombwa biranga umugenzi uri mu nzira nyakuri igana mu ijuru, nyamara wowe ukaba ushaka icyitwa uburenganzira, urashaka kurenga inzira ujya he mwene data? Wagumye mu nzira y'Imana. Iby'uburenganzira kenshi muzasanga ari ibintu bihuje n'uko kamere ishaka. Reka twe kurenga inzira y'Imana, twemere kuba mu murongo w'Imana, twemere kuba muri Kristo,
kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ngo kugira imigambi myiza rero ntibihagije yuko n'umuntu akora icyo abona kimubereye cyiza cyangwa se icyo umubwiriza yavuze ko ari cyo cy'ukuri, ahubwo agakiza k'umuntu kari mu maboko ye, kandi agomba kwishakashakira ubwe mu byanditswe byera. Uko kwizera k'umuntu kwaba gukomeye kose, uko yaba yiringira kose ko umubwiriza we azi ukuri, ibi si byo byaba urufatiro rwo kwizera kwe. Afite igishushanyo cyerekana inzira igana mu ijuru, kandi ntagomba kwihimbira iyo nzira. Ijambo ry'Imana ritwereka iby'inzira y'agakiza n'uko ikwiriye kugendwa. Igishushanyo tugifite mu biganza byacu, ntabwo rero ari ibintu dukwiye kwihimbira, ahubwo bifite aho bikomoka, Imana yarabiduhaye. Mu nshingano y'ibanze kandi y'agaciro gakomeye ku muntu wese niyo kumenya icyo ukuri ari cyo binyuzwe mu byanditswe byera, maze akagendera mu mucyo kandi agatera abandi umwete wo gukurikiza icyitegererezo cye. Ya magambo nababwiraga rero, ngo buri munsi dukwiriye kwigana Bibiliya umwete, tugashyira ku gipimo buri ngingo kandi tukagereranya umurongo ku murongo. Dufashijwe n'Imana, ubwacu tuziyunguramo ibitekerezo nk'uko ari twe ubwacu tuzibarizwa ibyacu imbere y'Imana. Ni inshingano ya buri muntu ku giti cye. Ntugire ngo kuba usengera ahantu bakunda kuvuga iby'ijambo ry'Imana, ntugire ngo kuba ujya mu materaniro menshi, mu matsinda menshi y'abiga ijambo ry'Imana, ibya rusange ngo ahari wumve yuko uri mu murongo muzima, ibyo bihagije. Umuntu azihagararira imbere y'intebe y'imanza ku giti cye. Niyo mpamvu buri muntu wese akwiye kwishakashakira ku ruhande rwe, kandi dufite Mwuka Wera twahawe ushinzwe kudusobanurira amayoberane y'iby'Imana mu ijambo ryayo. Ku ipaji ya 221 hari amagambo atangaje cyane, nshaka ko nayo dutega amatwi. Abantu benshi ntabwo babasha gutsinda ibyango bishoboke, kandi twabonye ko kwihana nyakuri ikikuranga kindi ni uko umuntu ahinduka, kuko Pawulo yaravuze ngo namwe yarabazuye abari mupfuye muzize ibicumuro byanyu. Iyo umuntu yazutse ntabwo yongera gupfa, ahubwo ahabwa ubugingo bushya, agendera mu mahame mashya y'Imana. Bivuze ngo ibya kera biba bishize, twabivuze. Ariko akenshi usanga abantu benshi bakigundagurana n'ibyaha, ibyaha bikaba byaranze kurekeka. Impamvu ibitera nta yindi nimuyumve hano mu gitabo cy'intambara ikomeye, paje 421, ngo kenshi ibishuko bisa nk'ibitari ibyo gutsindwa, bitewe n'uko ugerageza yirengagiza gusenga no kwiga Bibiliya, maze ntiyitegure kwibuka amasezerano y'Imana no guhangana na Satani yitwaje intwaro zo mu byanditswe. Ngo ariko abamarayika bahora hafi y'abashaka kwigishwa ibyo mu ijuru, kandi mu gihe bibaye ngombwa cyane bazabibutsa uko kuri kose bazaba bakeneye. Nuko rero ubwo umwanzi azabatera ameze nk'umugezi uhurura cyane, umwuka w'Uwiteka azabagota abarinda umubi. Ngo Yesu yasezeranijwe abigisha be ati, ariko umufasha ari we Mwuka Wera Muziranenge, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. Ariko inyigisho za Yesu zikwiriye kubanza kubikwa mu ntekerezo, kugira ngo Umwuka w'Imana azabashe kuzitwibutsa mu gihe cy'akaga. Dawidi yaravuze ati, nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho nshuti zanjye. Ntabwo umuntu ubana n'ibyanditswe byera, ntabwo umuntu wimenyeje kubana n'ijambo ry'Imana, ntabwo umuntu wagize ijambo ry'Imana ibyo kurya bye bya buri munsi yabasha gutsindwa n'umwanzi. Kuko Dawidi yarabihamije aravuga ngo, nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Kudacumura kwacu gushingiye ku buryo tubana n'Imana mu byanditswe byera. Ibishuko bisa n'ibitari ibyo gutsindwa, ugasanga umuntu igishuko kiraza kikamutsinda, kandi yarateye intambwe yayindi twaherewe yitwa gusogongera, avuga ko ari umuntu w'Imana koko, ariko igishuko cyaza ugasanga ari mu ruhande rwo gutsindwa. Impamvu nta yindi ni uko yirengagiza kubana n'ijambo ry'Imana. Hari intwari ikomeye cyane yo kurwanisha yitwa inkota, ariyo jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana twabibonye ni umucyo umurikira inzira zacu.
imodoka iri mu muhanda, reka dufate iki cyitegererezo turebe. Tuvuge umushoferi nubwo yaba ari umuhanga ate, akaba ari mu muhanda atwaye imodoka kandi ari nijoro. Mbese ni gute yakwizera ko azatwara imodoka akagera iyo ajya adafite amatara? Ni nayo mpamvu abakoze imodoka bayishyizeho amatara, kubera yuko bikenerwa ko amatara acanwa mu gihe cy'umwijima. Kandi nimwitegereza imodoka nk'uko bizwi n'ubundi igira amatara magufi ndetse ikagira n'amatara maremare, kugira ngo rero inzira yawe uzayigendemo neza nuko uzaba ufite itabaza, nuko uzaba ufite urumuri rukumurikira, rukamurikira ibirenge byawe kugira ngo udasitara. Amatara magufi akaba ahari ndetse n'amatara maremare akaba ahari. Ayo matara yose dore arimo aha ngaha mu ijambo ry'Imana. Amatara magufi twayageranya n'ubutumwa bwiza. Ijambo ry'Imana, ibyo Yesu yakoze, ubutumwa bwiza ubwabwo ni amatara magufi, kuko umuntu uburimo aba yumva paradizo ari iyo ngiyo, aba yumva ibyiza nta birenze ibyo. Ariko ijambo ry'Imana rigarukiraho ritwereka n'iby'amatara maremare, ubuhanuzi, rikatubwira icyerekezo tujyamo, aho twerekeje kujya, urugamba dufite kurwana imbere, bigatera umuntu noneho kwitonda uburyo agenda urugendo rwe. Dusoza, reka dusoreze kuri aya magambo nkunda cyane. Ni amasomo nkunda cyane ashimangira umumaro ijambo ry'Imana rifitiye imibereho yacu. Ijambo ry'Imana ridufitiye akamaro, inshuti zanjye. Nk'uko twabibonye yuko n'ubundi mbere y'uko urugendo rutangira umuntu akenera amazi, ariryo jambo ry'Imana, ubutumwa bwiza. N'ubundi na nyuma rero y'uko umuntu arutangira, na nyuma y'uko yakira ubuntu bwa Kristo, akeneye n'ubundi ijambo ry'Imana kugira ngo rimubere ibyo kurya bimutunga. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero, igice cya mbere umurongo wa 19, hari isomo nkunda cyane rivuga ngo, nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Inshuti zanjye, ijambo ry'Imana ni itabaza, niryo ritubashisha kugira ngo inyenyeri yo mu ruturuturu ibandurire mu mitima yacu. Mu Byahishuwe igice cyaho cya 22 umurongo wa 16 niho batubwira iby'inyenyeri yo mu ruturuturu yari igomba kubandura mu mitima yacu. Umurongo wa 16 w'Ibyahishuwe aravuga ngo, njyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero, nijye gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuruza we, kandi nijye nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Ijambo ry'Imana riratwiyigisha kugeza ubwo inyenyeri yo mu ruturuturu ari we Yesu Kristo agize ubuturo mu mibereho yacu. Mbese ijambo ry'Imana si ryiza? Ese nk'uko twabibonye ko Imana iduhamagara kugera ku rugero rw'igihagararo cya Kristo, uru rugero ntirwashoboka umuntu ataratuje Yesu mu mibereho ye ngo abe ari umwambi ndetse n'umukiza we, abe yarateye intambwe y'uko ari umukiza we kuko yamubabariye ibyaha, agere no ku ntambwe y'uko ari umwami we kuko ategeka imibereho ye. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, niryo somo tugiye gusorezaho. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 ku murongo wa 16 hari amagambo meza cyane Pawulo yandikiye Timoteyo. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16 turageza ku murongo wa 17. Ni isomo abantu benshi bazi, ariko ndashaka ko muri aka kanya uri kwiga iki cyigisho wongera kuriha agaciro karyo, ukumva uburemere bw'ijambo ry'Imana, ukumva akamaro ijambo ry'Imana rifite mu mibereho yacu. Haravuga ngo, ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Nshuti zanjye, ijambo ry'Imana niryo ribasha guteza intambwe umuntu wo kumwemeza ibyaha, ryamara kumwemeza ibyaha rikamutunganya. Umuntu yamara gutungana akaba afite gukiranuka kw'Imana kubera ijambo ry'Imana, kugeza ubwo umuntu azagera ku rugero rwo kuba afite ibikwiriye byose, iby'Imana ikeneye byose, bya bindi twabonye Yesu yavugiye ku musozi w'umugisha avuga ngo, mube mukiranutse nk'uko So wo mu ijuru akiranuka. Ijambo ry'Imana
rikora iyi nshingano kandi rikayigeza ku musozo neza. Mbese nshuti zanjye, iki cyangombwa uragifite mu mibereho yawe? Cyangwa nawe uri muri ba bandi bafata Bibiliya umunsi umwe runaka mu cyumweru wo gusenga gusa? Uri wa wundi utagira umwanya wo gufata kugira ngo wicare wige ijambo ry'Imana, wimbike, uhuze umurongo n'undi, wumve icyo Imana yahishe mu ijambo ryayo? Niba bitameze uko, urasabwa kwisubiraho. Ijambo ry'Imana rirakurarikira kongera gusubira ku rufatiro, kugira ngo ube ufite ibyangombwa by'abagenzi byuzuye, kugira ngo uzabashe kurwana urugamba ruheruka urutsinde. Ni uko uzaba ufite n'iki cyangombwa cyitwa ijambo ry'Imana. Kuba wiga ijambo ry'Imana buri munsi, nk'uko abisirayeli baritoraguraga buri munsi, natwe turikeneye buri munsi. Batoraguraga manu buri munsi, natwe dukeneye gutoragura ijambo ry'Imana buri munsi. Kandi nimusoma mu Kuva, muzasanga ngo bazindukaga kare izuba ritarava bakajya gutoragura manu, kubera yuko iyo izuba ryavaga ya manu yabaga yaguye yarayengaga. Abantu benshi biga ijambo ry'Imana izuba ryavuye, kandi icyo gihe akenshi basanga ryayenze, kuko biragoye kuba wakwiga ijambo ry'Imana mu masaha y'akazi. Ibigukeneye byo mu buzima biba ari byinshi, ijambo ry'Imana riba ryayenze. Dukeneye kuryiga izuba ritarava mu gitondo kare, kugira ngo tubone uko turyuza neza nta mbogamizi n'imwe dufite. Mbese uwo mwanya urawugira buri munsi. Imana idufashe kugira ngo ibi byangombwa bisobanuke, byumvikane uburemere bwabyo mu mibereho yacu, kugira ngo tube dufite ibidukwiriye byose kandi tugeze ku rugero Imana itwifurizaho. Nshuti zanjye, tumaze kureba ibyangombwa bibiri biranga umugenzi ujya mu ijuru nyakuri. Icyangombwa cya mbere, twabonye yuko umuntu akwiriye bwa mbere kuba yaramaze kwihana ibyaha ndetse yaranabibabariwe, ariko twavuze kwihana nyakuri. Iki cyangombwa twagitinzeho kuko twabonye ko ari cyo fondasiyo y'ibindi byose. Nyuma tubona ko umuntu amaze gusogongera ku buntu bwa Kristo akeneye noneho kunywa, akumva noneho uburyohe neza nyirizina. Aribwo twageranyije no kwiga ijambo ry'Imana buri munsi. Ubutaha tuzareba ibindi byangombwa dukeneye kugira ngo tube turi abagenzi kuko biteguye gusoza uru rugendo. Imana iguhe umugisha nshuti zanjye, Mwuka Wera agendere ibitekerezo byawe. Imana iguhe kumva uburemere bw'ibi bintu tumaze kwiga kandi bikore mu mibereho yawe, ndetse nanjye ubigisha, kuko nanjye ndi mugenzi wanyu ukeneye ubuntu bwa Kristo nkawe. Bibasabiye nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu, amen. Kugira ngo dusoze iki cyigisho, reke tugisoze dusenga Imana. Urakoze Data, turagushimye cyane kubwo ijambo ryawe. Iri jambo ririmo ubwiru bwinshi, nk'uko wabivuze koko ni izahabu ariko ihishwe. Biradusaba yuko dushirika ubute tugacukumbura tukayihiga. Uturinde rero kuba abanyantege nkeya n'abanebwe, ahubwo uduhe kugira umwete, uduhe kugira ubushake bwo kugira ngo tumenye iby'ukuri kwawe. Kandi ntabwo wigeze ubihisha, ahubwo byarahishuwe kugira ngo tutazigera tugira urwitwazo. Tugushimire rero ijambo ryawe waduhaye, kandi tugushimiye ko wanaduhaye Mwuka Wera wo kubitwumvisha. Reka nsabire abakurikiye iki cyigisho bose kugira ngo Mwuka Wera abumvishe neza, ndetse ku rugero rukwiriye rurenze urwo nge nabyumvikanishaho, kugira ngo ibi byangombwa turi kureba bikorere mu mibereho yacu, tube tubifite kugira ngo twizere ko turi abagenzi nyakuri. Amaherezo y'uru rugendo niduhura, tuzahanika indirimbo z'ibyishimo, dushima Yesu watubashije kunesha uru rugamba, dushima Imana ko yatubashije kugera ku ntsinzi. Ibyo mbisabye mbibasabira, nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu, amen. Amen.